dutangaza ubwami bwa Kristo. Imana rero ngiye yarangendere mu iminsi irambwira ngo genda utambutse ubutumwa bwiza ububwire abashumba nubwo ari mu gihugu bose ariko cyane cyane abashumba nibo yambwiye yaje mu hagati irambwira ati dore nabahaye umucyo ariko umucyo ntimwawemera nabamenyesheje ibyiza ariko ntago mwabikoze none uyu munsi mwahisemo yuko haza umwijima uzanywe n'ingaruka z'ibyaha reneta tire desire tire kontamire deresire anta beko nirambwira ngo abanyarwanda bitwa abakozi b'Imana aribo bapasiteri uyu munsi wa none bahakanye Imana kandi barahawe amavuta yo kubwiriza ubutumwa bwiza no kumenyesha ijambo ry'Imana barangije bishakira indamu zabo barya intama none uyu munsi wa none intama zabuze umwungeri zaratatanye uyu munsi kibazo gihari hagati y'intama natwe abakozi b'Imana abapasiteri kuko message ni y'abapasiteri ndabizi ko bari buvuge ndabizi ko bari butera amabuye ibyo ndabizi n'abatukana baratukana nabo barahari icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko twa pasiteri ibyo babonye na gatonyanga ni umurabyo iyo ntago iraza kuko ngo barayicokoje bayikora mu jisho kandi banze kubwirwa banga no kumvira Imana ubwayo igiye kwiyizira mu gihugu cy'u Rwanda yerekane umukozi w'Imana nyakuri yerekane nabiyita abakozi b'Imana ni ukuvuga rero ngo iki bamaze none uyu munsi wa none Imana yambwiye ngo igiye kuza mu Rwanda kuko bahisemo umwijima uraje mu gihugu cy'u Rwanda ese ko yabahaye umucyo bakawanga bagahitamo umwijima uje barawukoresha iki barawukata n'icyuma barawugenza gute barawuhungirayo Imana irambwira ngo kubera uburakari igize ntabwo izohereza marayika kuko niyohereza marayika yenda yashyiramo amarangamutima Kristo intama ziragowe uyu munsi wa none intama ntizikigira n'ishati yo kwambara habe n'akamambiri zo kwambara ni ukubera ko bakeneye kugira ngo bakire mu buryo bwihuse abandi ntago bibareba niba ushobora gufata imbaraga za dayimoni ukazohereza mu bantu kugira ngo bakunde batuye ubakuremo amafaranga icyumba atari ikibazo gikomeye cyane wowe ubwawe niwo bateje ibyago n'amakuba kugira ngo bumve ko bafite uburwayi nibamara kumva ko bafite uburwayi bashyira amafaranga mu giturisho kubera ko iyo baza kuba bazima batari kuyashyiramo urumva imbaraga za Satani urumva ubugome bwa Satani umuntu wagiye mu nzu y'Imana arwaye n'ubundi bakamwongeramo izindi dayimoni none akumva arapfuye nayo yaribuze kugura icyo kurya nijoro akayatura kugira ngo arebe ko yaza gusohoka muri rwa rusengero ari muzima icyo ni ikibazo gikomeye cyane ibyo rero nibyo biteje ibyago n'amakuba kuba Kristo kuko nimba umuntu uterekera nimba umuntu uroga nimba umuntu w'umupfumu ashobora kugira imbaraga cyangwa se agaciro kurenza umukozi w'Imana bitewe n'iki natwe abapasiteri twakoze ibyangwa n'Imana tugakora ibyaha nkana tubishaka kandi twakumvira Imana irambwira ngo ije ibyo byose kubishyira ku mugaragaro kugira ngo uyu munsi wa none abantu bazaba bakiri mu buntu bw'Imana bazabona itandukaniro ry'umupfumu ndetse n'abizezo nyabingi arizo bamwe barambirijeho cyakabiri Imana irambwira ngo ikindi kibabaje gitumye Imana izaza mu Rwanda mu gihe gitunguranye kandi mu buryo bwihuse nuko abantu badashaka kureka ubugome abantu bakomeje kumena amaraso mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana itinyereka kuva ku mezi 6 kugera mu myaka 35 Imana irambwira ngo dore uko abantu bamwe bateye umunsi wa none umuntu ajya gukora icyaha agasambana yamara gusambana akagenda agakuramo inda yabishakaga kuko yakoze icyaha yabiteguye agiye gusambana havamo ibintu bibi havamo sida hakavamo n'umwana none bamaze kumutera inda ayikuramo kubera ko tayishaka kubera ko bataza kumuhana urumva ntago we yumva ko ibyo ari gukora ari icyaha gusambana yumva ko uburenganzira bwiwe no gukuramo inda kuko tayishaka yumva ko ari ubundi burenganzira kuri we noneho Imana iravuga ngo taringaniye Imana yambwiye ko reme atatire deresire Imana ije kubiringaniza ubwayo igatandukanya umwijima n'umucyo Imana yambwiye ngo ije gutandukanya umucyo n'umwijima nubwo yazanye umucyo ikabereka umucyo bakawanga ariko ije kujya gute
ije kubitandukanya. Abahitamo kuguma mu mwijima bagume mu mwijima, ariko Imana ije kuringaniza ibigo. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha cyo kwiteka Imana aho dukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose by'Iyobokamana bice ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana niba nayo kandi umugisha w'Imana kumwe ndetse n'abawe bose hafi na kure. Rero aho uherereye mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwanyu, mwese reka twizere ko muri amahoro kandi mushima Imana kandi Imana ikibarinze. Ushobora kuduteza amatwi utameze neza, ufite ibibazo bitandukanye, ariko reka tuvuge ngo Imana y'amahoro iracyashoboye, iracyakora imirimo n'ibitangaza bigakunda, kandi ijambo riravuga ngo uko yari kera n'uyu munsi niko akiri. Byose uvuga ko mu bibazo ufite, mu ntambara uri kurwana, byose ubyegereza Uwiteka. Imana yiteguye kubisubiza kuko nta gihe kimunanira. Kora subscribe muri takora subscribe kugira ngo tujye tubana ku Musaraba, ku biganiro byose tujya tunyuzaho by'Iyobokamana, ariko kandi numva bigufashije kumva arawe kuvanya arawe bigushikije mu buryo bw'umwuka, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ngize umugisha rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana, pastor, umukozi w'Imana, Imana yahamagaye. Reka muhikaze ku Musaraba nanone turakwakiriye. Murakoze kunyakira, kumikaze ku Musaraba TV. Imana ibaho umugisha kuba munyakiriye. Kanange nakire abaza kudukurikira bose muri kano kanya, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, muri Kongo, Malawi n'ahandi, mu bihugu by'i Burayi, Afurika n'ahandi hose. Imana ibaho umugisha. Kuba twongeye kubonana rero uyu munsi, abatwumva bagaceceka, abatwumva bakavuga, abo bose ndabakiriye kuko nzi neza ko bahari. Hari abatwumva biturije bagaceceka ntibagire ikintu bavuga, kandi n'abatadukunda nabo bose ndabasuhuza, kuko ngewe ijambo ritubwira ko Imana ari urukundo, kandi Imana ni imbere muri twe, tugomba gukunda n'abatadukunda, icyo si ikibazo. Niko bimeze. Abo bose rero navuga ngo Imana ibagiriye neza kandi ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Wari umeze neza ariko? Ndaho ndashima Imana. Turaburanye ariko ni mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka tuba turi kumwe. Kenshi mba nkurikira ibiganiro byawe. Kenshi uri kudusengera. Ntabwo biba byose, ariko nanjye Imana yangiriye neza dana, sinabura kwishima kuri ino ekara 2024 byari yarambwiye yarabikoze. Ari byo mazemo n'iminsi nshira ku murongo. Buri Imana yacu irakora. Imana yacu irakora pepe. Ndi umugabo wo kubihamya, ahubwo ikibazo kiriho uyu munsi wa none ni balance hagati y'Imana na Satani, ntabwo abantu bakamenya. Nubwo ubona mu Rwanda hamaze imyaka myinshi amadini n'amatorero, ariko abantu ntibaramenya itandukaniro ry'Imana na Satani ngo bamenye imbaraga z'Imana zirihe, cyangwa se zikora gute, cyangwa se za Satani zikora gute. Ikibazo ni cy'abantu bafite, naho twebwe turaho turashima Imana. Ari byo naboneraho uno mwanya wo kugira ngo uyu mwanya ntutubere imfabusa, uko ngewe aho kugira ngo ngewe mve mu byizerwa ngiye gukorera Satani, nabwira Imana nkabwira ati ni wewe wampamagaye, ndabona mu isi hananiye, nyijyanire wawe nyezo nyure. Koko ngewe impamvu uvuga gutyo, hari impamvu nyinshi zibitera. Ndi mu bantu bababajwe n'umuntu witwa umurozi ku buryo buhagije, niyo mpamvu njye ntashobora kwifatanya n'umuntu wese ukorana na Satani. Ntabwo ibyo nabikora. Impamvu mbivuze ni impamvu imwe, rimwe umuntu yarampamagaye nyuma yuko dutandukana, nyuma yaho ati mukozi w'Imana gutya na gutya, ati uzumfashe bimeze gutya. Ngeze mu nzira ati nagize ubwoba, ati ndumva nagira ngo mbanze mbise. Ati urabisengera kandi ngeze iwawe nubwo ntahaza, ariko nageze muri quartier. Arambwira ati rero abakozi b'Imana bajya banira ubwoba benshi, nagiye ngo kujya
kujya guhamagara kanaka ngo ansengere mbibwiye umuntu ati uriya akorana na dayimoni, akorana na nyabingi, ati nawe umuntu muzima udakorana na nyabingi uwo ari we, nawe umuntu muzima udakorana imbaraga z'abarozi. Ngerageza ngo n'abarozi nabwira Imana nkabwira ati Mana umembere ibyo nakoze ngeza umvane mu nzira ntazanduranye aho ngira ngo ntere mutiyashe murakoze. Yego. Muri make uhagurukiye kugira ngo usenye ubwami bwa Satani, we niyo ntego yawe. Niyo misi Imana yampaye. Uyu munsi ashobora kuba ari umunsi wa 4 Imana impaye ubwo butumwa, kuko ngomba kubwira bene wacu, iyo mvuze bene wacu ba mbere kuko ni pasiteri n'abakristo, n'abakristo n'abapasiteri. Yego. Nubwo butumwa n'uwo murongo mpagazemo niwo Imana yamamagurikije kugira ngo ntangarize isi uburyo abantu bagombye kwitwara, gutandukanya iby'Imana n'ibya Satani bakamenya ibyo ari byo. Yego. Reka tugusene naho usenga Imana, dukomeze dufashwa mu izina rya Yesu. Reka dusenge twubaha Imana. Mana nyir'ubutware kandi nyir'icyubahiro, turagushimye kuko uri Imana yigira neza, duhaye ikaze n'akaribo tuboneka kwica no ku munsi wa none, ndetse waninze n'umuvandimwe, nanjye urandinze ndahabaye muri kano kanya. Aka kanya nabaye njye ugaragara Kristo, ugaragariye muri njye kugira ngo nkoreshe imirimo n'ibitangaza, kandi ibyo nje gukora si ibyanjye ahubwo ni ibyawe. Ubane nanjye wigaragaze mu ruhande rwacu, magaritse gukora kose ku mwanzi mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abamedi n'abaperesi zose zitagaciro, Umwuka Wera abe mu ruhande rwacu, dutangirane natwe nawe dusozeye natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Uratubwiye uti ngiye mu bintu bimpagurukije, mu bintu binzanye nshiye no kubutumwa mfite, ndashaka gusenya ubwami bwa Satani, sinshaka ko na Satani. Nta nubwo nigeze n'undi nkwana nayo, ahubwo mnagira ngo ngaragaze iby'Imana yambwiye, kuko hari ibyayibabaje, ibyo byatumye impa ubuhanuzi ngomba guhereza abakozi b'Imana ndetse n'abari mu gihugu ndetse n'abatari mu gihugu. Impamvu zo ngusho gushenya ubwami bwa Satani, hari abahanuzi benshi ujya kuvuga ko ati uriya muhanuzi nubwo mubona hanura akwana yagiye gucirira imbaraga, gucirira imbaraga ariko n'ibyo byose nicyo kintu. Akaba turiya mupasiteri nubwo akora ibitangazwa n'ibintu bigenda neza, ariko akwana n'izindi imbaraga, nkuko waruvuze umuntu mwaganiye ugashaka umuntu ukirimo imbaraga z'Imana z'umwimerere zitari impahano, ukumva uramuyobewe nyine, bitewe nuko uyu munsi biyambitse bose uruhu rw'intama, bose urabona ko barasa cyese kubisemo ibuye kigasakuza, ariko utarakubitamo ibuye bose ni kimwe, bose avuga Yesu. Ubwo wundi wambaye uruhu rw'intama w'isega ni no muvuga cyane, ni no titira cyane, uhora kurekara unota ku wundi. Babona mu biguhagurukije uje gusenya icyo kinyoma abo bantu bamaze igihe babeshya abantu. Umunsi abantu bakaba bari kwangisha abantu Imana. Sinzi nimba ujya ubibona wowe. Ndabibona, ndabizi cyane. Abantu muri minsi bari kwanga Imana bitewe n'ibyo bari guhura nabyo. Bari gukunda nyabingi. Nkunganire nyabingi ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda niyo yagize agaciro. Kandi kugira ngo ugire agaciro ni twebwe abakozi b'Imana, pasiteri, ni twegera abayazana babyose. Ariko nyine nanjye bagarukeho nanjye wa mugani nk'abakozi b'Imana, cyane cyane abapasiteri mwataye inshingano zanyu. Si twese hari bazima, harimo n'abarwayi. Inshingano zaratakaye pe cyane. Reka ngo umwanya umanze utambutse ubutumwa, niba ngombwa tongera tuganire nyuma, ariko kugira ngo y'ibintu ubutumwa umuntu ngo atameze neza iyo atararangiza ubutumwa abatagowe neza. Imbaraga n'amavuta bikubonekeho kandi Umwuka Wera w'Imana aguhangaho cyane. Ni karibu utugezeho n'ubutumwa ku Imana bugoye kose. Yego. Aka kanya rero ni akanya keza ko kugira ngo tumenyeshe abantu ubutumwa bwiza Kristo yaduhaye mu mitima yacu, kugira ngo tumenyeshe abari mu isi uko imbohe zibohowe zifite ibibazo, mbega dutangaza ubwami bwa Kristo. Imana rero ngiye yarangendere mu isi irambwira ngo genda utambutse ubutumwa bwiza, ububwire abashumba, nubwo ari mu gihugu bose, ariko cyane cyane abashumba nibo yambwiye, yajombye hagati irambwira ati dore nabahaye umucyo, ariko umucyo ntimwawemera. Nabamenyesheje ibyiza ariko ntago mwabikoze. None uyu munsi mwahisemo yuko haza umwijima uzanywe n'ingaruka z'ibyaha.
reneta tire de sire tire konta miri dere sire anta bekota saria sika meneta piso ankada piso sigatika zana azaria sika name atapipo. Imana irambwira ngo abanyarwanda bitwa abakozi b'Imana aribo bapasiteri uyu munsi wa none bahakanye Imana kandi barahawe amavuta yo kubwiriza ubutumwa bwiza no kumenyesha ijambo ry'Imana, barangije bishakira indamu zabo barya intama. None uyu munsi wa none intama zabuze umwungeri, zaratatanye. Uyu munsi ikibazo gihari hagati y'intama natwe abakozi b'Imana abapasiteri, kuko mesaje ni y'abapasiteri. Ndabizi ko bari buvuge, ndabizi ko bari butere amabuye, ibyo ndabizi. N'abatukana baratukana nabo barahari. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko twamaze gutana duta umurongo, kuko nimba turi abakozi b'Imana twakigishije amahoro, tukigisha urukundo, ntago twakabayemo abatukana n'abandi bakora ibyaha nkana babishaka babyitumye. Imana irambwira ngo mbwire abapasiteri bahawe gushumba intama, basukwaho amavuta yo kuyobora intama, barangije barya intama kuva ku musatsi kugera ku mano, barazirya barazihereketa. Uyu munsi intama zabuze kirengera, zabuze aho zihagarara, zabuze icyerekezo. Imana irambwira ngo n'ikimenyimenyi, bamwe bamara kubona ibyo bifuzaga bagafata utwangushye bakava mu nzira bakigendera, igihe cyagera bakongera bakagaruka, nta kumenya ngo intama tuzisigende. Ese umwungeri ko amenya ko intama zatashye mu kiraro, umwungeri akamenya ko intama zatashye cyangwa zariye zahaze, abungeri b'uyu munsi barakora iki? Imana irambwira ngo uyu munsi wa none rene antatire dasire de kontamire daresire. Imana irambwira ngo uyu munsi bashatse iby'inda nini, babaye ibirura kuko bariye intama, barangije bareka Mwuka Wera. Bamaze kureka Mwuka Wera bajya gucirira za nyabingi kugira ngo bakunde bagere ku butunzi bashakaga. Noneho uyu munsi wa none bamaze gucirira izo nyabingi, abakristo bagwa mu kantu. Kera iyo wajyaga mu nzu y'Imana, wajyaga mu rusengero, wabaga uzi neza ko ugiye gukira, ugiye kuruhuka. None uyu munsi wa none habayeho icyo bita gutekinika, reka nkoresha iryo jambo, ryo kwishakira indamu. Noneho b'abakristo bayoberwa umuntu muzima ufite Mwuka Wera, ufite Umwuka w'Imana, ndetse n'ukorana n'imbaraga z'umwijima. Kubera iki rero uyu munsi wa none bamaze kwimika icyo bita nyabingi, bagiha agaciro, bashaka kugira ngo ibyo kubandwa no guterekera byabayeho kera uyu munsi byongere bigaruke. Bahita bafata iby'Imana babivanga n'ibya Satani kugira ngo bakunde babone inyungu z'ubutunzi mu buryo bwihuse. Bishatse kuvuga iki? Bamaze kubona yuko twebwe, kuko nge ndi umugabo wo guhamya Kristo, aho kugira ngo mve mu by'Imana napfa nkabikarangira bakanyibagirwa, nkabwira Imana nkabwira ati Imana nyura umvane mu nzira, umvane mu isi, aho kugira ngo ntambike ikirenge nge gukorera nyabingi. Kuko nzi neza amateka ya nyabingi n'amateka y'abarozi, icyo bakora n'icyo bamarira abantu, bese kubica no kubarimbura, niko Bibiliya itubwira. Uyu munsi barangije abantu bahita bafata imbaraga za nyabingi, bahita bazicomekanya n'imbaraga za Mwuka Wera, bihita byivanga, abantu birabacanga. Bimaze kubacanga uyu munsi wa none, abantu bamwe abakozi b'Imana, si bose babikora, bakavuga bati, bagashyira igiseke hariya bakavuga ati none reka mbabwire, uwumva umutwe umurya, uwumva umugongo umurya, uwarose ibi n'ibi wese ashyire amafaranga hariya. Amafaranga twese niyo adutunze mu gihugu. Ariko icyo nshaka kugira ngo mvuge ni uburyo bw'indamu, n'uburyo bw'uburura, n'uburyo bw'ubusambo bwo kugira ngo bacucure abantu bose icyo bari bafite, nibarangiza bagishyira hari. Imana yanyeretse hari n'umuntu umwe wabuze icyo atura, ariko yari afite akabuye kamwe k'agaciro, sinabashe kumenya ubwoko bwako, agashyira mu giseke, byose baratwara. Ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye yuko bashatse gukira mu buryo bwihuse, kubera ko basanze iby'Imana bigenda buhoro buhoro,
igihe n'icyacyo nk'uko umubwiriza yavuze. Bo rero kandi bakaba badashaka kugenda gutyo, bakeneye gukira mu buryo bwihuse, bakeneye kugira mu byo bagambire mu buryo bwihuse. Ariyo mpamvu bahisemo kujya gucirira za Nyabingi, kujya gucirira izo mbaraga z'abadayimoni. None uyu munsi wa none Imana yambwiye ngo igiye kuza mu Rwanda, kuko bahisemo umwijima uraje mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ko yabahaye umucyo bakawanga, bagahitamo umwijima uje barawukoresha iki? Barawukata n'icyuma, barawugenza gute? Barawuhungirayo. Imana irambwira ngo kubera uburakari igize ntabwo izohereza marayika, kuko niyohereza marayika yenda yashyiramo amarangamutima akababarira abantu. Imana ije gukora ikintu nakwita umukwabu mu gihugu cy'u Rwanda. Ari umuntu waraye mu Rwanda w'umunyarwanda, ari umunyamahanga uri mu Rwanda, ari usenga, hari abasengera hose mu Rwanda, apfa kuba ari mu Rwanda, azamenya cyangwa bumuhamya yuko Imana yageze mu Rwanda ikahamusanga akayibona, azabijyana iyo avuka abibwira abantu babo, avuga ati njye nabonye Imana ibyo yakoze mu Rwanda, nabonye uburyo Imana yahamye abantu. Imana irambwira ngo mbwire abapasiteri ibyo babonye ni agatonyanga, ni umurabyo, iyo ntabwo iraza, kuko ngo barayicokoje bayikora mu jisho, kandi banze kubwirwa, banga no kumvira. Imana ubwayo igiye kwiyizira mu gihugu cy'u Rwanda, yerekane umukozi w'Imana nyakuri, yerekane n'abiyita abakozi b'Imana. Ni ukuvuga rero ngo iki, bamaze kuvanga byose, bivanga n'abanyamahanga, bivana n'abapfumu, barabandwa bagaterekera, barangiza bakambara amakanzu n'amakote bakavuga ati turi abakozi b'Imana. Abakristo intama ziragowe uyu munsi wa none, intama ntizikigira n'ishati yo kwambara, habe n'akamambiri zo kwambara. Ni ukubera ko bakeneye kugira ngo bakire mu buryo bwihuse, abandi ntago bibareba. Niba ushobora gufata imbaraga za dayimoni ukazohereza mu bantu kugira ngo bakunde bature, ubakuremo amafaranga, icyumva atari ikibazo gikomeye cyane. Wowe ubwawe niwo bateje ibyago n'amakuba kugira ngo bumve ko bafite uburwayi, nibamara kumva ko bafite uburwayi bashyira amafaranga mu giturisho, kubera ko iyo baza kuba bazima batari kuyashyiramo. Urumva imbaraga za Satani, urumva ubugome bwa Satani. Umuntu wagiye mu nzu y'Imana arwaye n'ubundi bakamwongeramo izindi dayimoni, none akumva arapfuye, nayo yaribuze kugura icyo kurya nijoro akayatura kugira ngo arebe ko yaza gusohoka muri rwa rusengero ari muzima. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero nibyo biteje ibyago n'amakuba ku bakristo, kuko abakristo uyu munsi wa none bayobewe icyo bakora. Ubwo uyu munsi nanone nabo bafashe umwanzuro wo kwigira muri Nyabingi. Nababwiraga ngo rero mwantama mwe, nubwo mwariwe mukaribwa n'inzara zikavamo, mwihangane mugarukiraho mugeze, kuko Imana yamishuriye mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kwemerera Nyabingi kugira agaciro kurenza abakozi b'Imana. Numva ikibazo ikintu gikomeye cyane. Nimba umuntu uterekera, nimba umuntu uroga, nimba umuntu w'umupfumu ashobora kugira imbaraga cyangwa se agaciro kurenza umukozi w'Imana, bitewe n'iki? Natwe abapasiteri twakoze ibyangwa n'Imana, tugakora ibyaha nkana tubishaka, kandi tukakumvira Imana. Imana irambwira ngo ije ibyo byose kubishyira ku mugaragaro, kugira ngo uyu munsi wa none abantu bazaba bakiri mu buntu bw'Imana bazabona itandukaniro ry'umupfumu ndetse n'abizeye izo Nyabingi, arizo bamwe barambirijeho, arizo bamwe bashaka kugira ngo bongere bagarure ngo ni umuco gakondo, n'abashumba bamaze kubyijandikamo kugira ngo bumvikanishe neza yuko ntacyo umuco wa kera ntacyo utwaye. Imana ya kera bavugaga na n'uyu munsi ushobora kuyikorera, ndetse ugakorana n'ibyo twakwita na Bibiliya, ukabivanga na Bibiliya, byose ukabivangavanga, ugatekera ukabandwa, ugafata na Bibiliya ukigisha abantu, ukitwa umukozi w'Imana, ukitwa pasiteri, ukabateza dayimoni, ukabacucuza, ibintu byose ukabibamaraho, ukabyishyira mu mufuka. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri, Imana irambwira ngo ikindi kibabaje gitumye Imana izaza mu Rwanda mu gihe gitunguranye kandi mu buryo bwihuse, ni uko abantu badashaka kureka ubugome. Abantu bakomeje kumena amaraso mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana itinyereka kuva ku mezi 6 kugera mu myaka 35. Imana irambwira ngo dore uko abantu bamwe bateye umunsi wa none. Umuntu ajya gukora icyaha agasambana, yamara gusambana akagenda agakuramo inda
yabishakaga kuko yakoze icyaha yabiteguye agiye gusambana havamo ibintu bibi, havamo sida hakavamo n'umwana. none bamaze kumutera inda ayikuramo kubera ko atayishaka, kubera ko bataza kumuhana. urumva ntago we yumva ko ibyo ari gukora ari icyaha. gusambana yumva ko ari uburenganzira bwiwe no gukuramo inda kuko atayishaka, yumva ko ari ubundi burenganzira kuri we. noneho Imana iravuga ngo icyo ngicyo bakora ni ukumena amaraso babigambiriye, ntago mbishaka. ese kuki ujya gusambana kandi uzi ko nuramuka uko inda baguteye inda uzayikuramo? no kubera iki? icyo ni ikibazo. noneho hagati aho ngaho umupfumu nawe agakomeza yishakira inyungu ziwe n'indonke ziwe, ndetse n'ababagenzi banjye nabo bakagira gute, bakajya bohereza abantu dayimoni, abantu bagatwita inda, batwita inda bakabyara abana batuzuye. icyo ni kimwe. icyo ni icya kabiri. bikorwa gute rero? bikorwa mu buryo bwo gutamba ibitambo. babandi bita abakozi b'Imana nabo barabitamba, bakabitamba n'abataravuka kugira ngo bakunde bazabone ubutunzi kubera n'inda nini. noneho nusimbutse aho ngaho agakura akegera hejuru, abantu bakiroha mu biyobyabwenge, abandi ngo biyahuye, abandi bagize gute simbizi ko bigenda. ariko ugasanga muri icyo gice kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 35 amaraso yabera aragenda asimburana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku mbaraga z'abapfumu, ku bugome. ujye kumva abantu ngo biyahuye, abantu impamvu biyahuye ni ukubera ko bishoye muri za nyabingi, bakajya bumva amajwi abaforosa kugira ngo bajye kwiyahura. ugasanga umwana w'umusore yiyahuye, umukobwa yiyahuye, umupapa yiyahuye. ariko impamvu navuze iyo myaka n'icyo cyiciro nuko aricyo Imana yanyeretse. abiyahura bo bari mu byiciro byinshi kuko n'abakuze bariyahura. Imana irambwira rero ngo ibyo byose ni ingaruka z'uko banze kumva ukuri no kubwiriza abantu kuri mu buryo bw'umucyo, ahubwo bakemera ko umwijima ubinjirana, bakajya kubandwa no guterekera, bagafata za nyabingi bakazimika bakazishyira imbere. uyu munsi wa none abitwa intama bakaba barabuze icyerekezo cyaho bagomba kugana n'icyo bagomba gukora. dusomere ijambo ry'Imana riri muri Amosi 7:7. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Amose ibice 7 n'umurongo wa 7. aravuze ngo ibi nibyo yanyeretse. umwami yari ahagaze ku nkike yubakishijwe timasi, afite timasi mu ntoki. naho yego umurongo umwe gusa. iri jambo ikintu rishatse kuvuga, ibi ngibi umwami yabibonye ahagaze ku nkike yubakishije timasi. nashaka ijambo timasi gusa ibyo birahagije. icyo Imana ivuga ni uko ije kuzana timasi kugira ngo iringanize biriya abantu basobanije bitaringaniye. ntabwo nyabingi n'umukozi w'Imana bagombye kuringanira, kuko Imana ije kuzana timasi kugira ngo iringanize ibigomba kuringanizwa, ibitagomba kuringanizwa bisenyuke bive mu nzira. koko ntabwo Imana, umukozi w'Imana yagombye kuringanira n'umupfumu, yagombye kuringanira na nyabingi, yagombye kuringanira n'imbaraga z'umwijima ngo abivangavanga. ibitaringaniye Imana yambwiye ko reme atatire deresire, Imana ije kubiringaniza ubwayo, igatandukanya umwijima n'umucyo. Imana yambwiye ngo ije gutandukanya umucyo n'umwijima. nubwo yazanye umucyo ikabereka umucyo bakawanga, ariko ije kugira gute, ije kubitandukanya. abahitamo kuguma mu mwijima bagume mu mwijima, ariko Imana ije kuringaniza ibigomba kuringanizwa mu izina rya Yesu. uratubwiye ubutumwa bwa Imana yaguhaye yuko abantu bari guha imbaraga cyane cyane abapfumu. naduhera aho ngaho. uyu munsi umwe mu bapfumu arafunzwe kandi mu byo azira harimo yuko yitira icyaha no gushukashuka abanyarwanda. urumva se batari kubashyira ni Imana iri kubikora. twebwe ubundi Imana ikorera mu buyobozi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko mugomba kubaha ababayobora. buriya rero Imana niyo iri kubikora ikoresheje abayobozi. koko uriya mugabo abantu benshi barariraga kandi noneho rero umupfumu wo mu rwego rwo hejuru ni za magana, ntabwo ari za vini za tarani, ni za magana. barariraga kandi bakamwamamaza. noneho ukuntu Satani yiyamamaza akagushuka akagusheta, kandi yamara kugusheta nimujyane. hari akantu bigeze gukina bavuga ngo arimo aragenda hejuru y'amazi. icyo kintu cyakozwe na Yesu wenyine mu isi. niba bigerageje nimba ari mu kihe gihugu nawe yararigize, ntabwo ndi kukibuka neza. yarakoze rwose ngo afite izo mbaraga zimugendesha. ni ukubeshya.
ni agakino bakinnye nk'indi mikino yose basanzwe bakora. Nta muntu wigeze agaragara agenda hejuru y'amazi uretse Kristo wenyine. Bagira ngo ubwo bashuka abantu babone uburyo babakurura babakuremo babacuze habonetse umuntu udasanzwe kandi yarabibye koko yarabibye. Yego hama watubwiye ati abapasiteri cyane cyane Imana ifitanye nabo urubanza kuko bataye inshingano bajya gushaka izo mbaraga za gishitani za gipfumu kugira ngo bireherezeho abantu kugira ngo abantu babakunde babagane. Ariko tubwira kandi ngo abakristo nibo birenganiyemo batangiye kujya muri element. Abakristo bari kubirenganiramo bate? Abakristo impamvu bari kurengana iki gitabo ubundi iki gitabo nirwo rubanza rwacu. Twebwe tuzaburanira mu iki kintu kizaturengana nta byinshi tuzirirwa tuvuga. None twebwe twigisha kino gitabo abantu tukibigisha nabi. Agafuka nyuma k'umukecuru umva nkubwire wa mugabo nepo umva nkubwire agafuka umukecuru karadukoraho impamvu rero abakristo bari kubirenganiramo ari kumva pasiteri runaka afite dayimoni afite nyabingi ari kuzikoresha afite inzoka iwe mu nzu akorana ibi n'ibi noneho akavuga ati se nkora iki uyu pasiteri nawe afite nyabingi kandi ntashoboye kunyiza kandi ikintu kimfashe hano kiri kundya agahita yijisha cyane ubundi iki undi mupfumu ku ruhande kuko pasiteri nawe ari mu isura y'umupfumu. Yego urabyumva pasiteri yamucuje noneho abuze n'ibyo ashyira wa mupfumu wundi uriya mupfumu ntacyo azamukorera azazana dayimoni yemereye nk'ibuye ayirambike kuki kuri ya yindi iri muri wa murwayi ituze kidogo noneho bagire ngo yakize amusigire 400 na pasiteri nawe yagize gute izindi yaraziriye izindi sente yaraziriye asigaranye iki se yagowe yarenganye pasiteri aramwibye n'umupfumu aramwibye asigaranye iki. Yego kandi ikindi cya kabiri gituma abakristo barengana uyu munsi wa none udafite amaso y'umwuka ntabwo ushobora kumenya pasiteri kana afite dayimoni n'ufite umwuka w'Imana. Yego ntabwo bose barasa ntabwo rero noneho umukristo azamenya umupfumu amenyera pasiteri amenye ko batandukanye kandi bose bafite za nyabingi barabicanze barabivangavanze azajya bareba asange bose nicyo kimwe afata uwabonye rero umucamake niwe azajya gute azakwana nawe kuko ukurengana k'umukristo. None ko hari abantu dufite bashaka agakiza bashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we cyane cyane ko no mu ntego zanyu mu ivuga butumwa mukora Yesu yabasigiye avuga ngo muzenguruka amahanga yose muvuga ubutumwa abazena muzabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Mu nshingano mufite inshingano zo kubwira abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo bave mu byaha. Ndi kwibaza uyu munsi uyu muntu utarava mu byaha ukiri inyuma ukiri muri Egiputa uko tubyita mu gikristo ushaka kwakira agakiza uri kubona bino bintu ko bimubereye igikuta gituma atagera kuri Yesu abakamubereye irembo abakamubereye umuryango umwinjiza babambye amaboko bakamubuza kwinjira bitewe n'ibyo bari gukora. Sinzi muri ko nyumva neza bitewe n'ibyo bari gukora. Uyu mukristo ko ataragira uyu muntu ushaka kwihana ntaragira amaso y'umwuka. Uyu wagezeyo we iragiye ajyayo abona ibiberayo avuga ati karangi hariya abona mu zindi mbaraga ziri hejuru y'uwo mushumba ariko hari undi uri inyuma washaka kwiyakirira Kristo urushye uremerewe. Uyu muntu arakira Kristo gute ko nta maso y'umwuka afite amwereka uwo muntu ngo amenye uwasanze uramuyobora gute kugira ngo nawe yakire Kristo ko kwakira Kristo kandi biri mu ntego zanyu? Uburyo ndagomba kuyobora uyu muntu ikintu cya mbere ubundi buriya ibya Satani abantu uyu munsi turi mu kiro kinyejana bagenda babikwepa kuba rero Imana yampaye ubu butumwa kugira ngo mugeze ku bantu ni ukugira ngo abantu bakanguke bamenye ko natwe abapasiteri harimo abamaze kubivanga. Noneho wa muntu utaramenya utarakomera ukereshwa amata namubwira ko yabafashe kino gitabo kuko Imana ijya kumbwira ngo ntange buno butumwa yambwiye ko mu butanga mu buryo bwihuse kuko hari ikije gukora kugira ngo itandukanye igomba gutandukana. None cyo ati masiringanize nimara kuringaniza ba bantu
batarakomera babona umurongo bagomba kugenderamo, kubera ko uyu munsi satani yabivangavanze, ariko imana niyo mpamvu izanye Timasi kugira ngo iringanize, ikureho, itandukanye ikibi n'icyiza. None wa mwana muto cyane nawe abashe kumurikirwa n'umucyo, abashe kumenya dore umuzima nguyu waho ndarapfuye. Koko imana yambwiye ko biriya abashumba babonye ntabyo biyari umurabyo, iyo ije kuza ikahita bitunganya neza kugira ngo abantu babe badakomeza kurengana, ntabwo yabyemera. Abantu benshi bararenganye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, baranyagwa banyazwe natwe abashumba nubwo atari twese. Niyo mpamvu rero Imana ije kubitandukanya, noneho mu gihe wa wundi mu gahe gato cyane araba yifashije rino jambo agende gahoro, kandi yirinde gushaka kumva yuko kwa kanaka najyayo azatahanye imodokari, azatahanye umugabo, azatahanye ubukire, azatahanye ubuzima bwiza, uburwayi burangiye. Abanze we yiyeze, yihana ibyaha bye, namara kwihana ibyaha bye avuga ati Mana ndasaba kugira ngo unkore ku maso, mbashe kumenya aho nakwerekera kugira ngo mbashe gukomeza inzira natangiye. Imana izagikora. Bishatse kuvuga yuko ubutumwa uhawe, ubutumwa uzanye kuri uyu munsi ni ubutumwa bwihutirwa kugira ngo abantu babwumve, abagomba kugira ibyo batunganya bitunganya bikiri kare, kuko Imana ije mu kazi. Ije mu kazi, mu yamvugo yanyu mukiri bato, ije mu kazi kuko iraza, nta rugo izasimbuka. Umuntu wese azamenya ko Imana yaje, azabimenya. Njya nkunda kubivuga, bamwe bakanuka bakavuga ibyo bashaka, sintinya abantuka kundi kanacyo bintwaye ngewe. Ariko Imana izaza kandi bazayibonesha amaso, izizira. Umuntu wese azakizwa nuko yagize gute, yasenze Imana. Koko ibyaha twakoze uyu munsi wa none nibyo bitugarutse. Yego, birababaje, biteye agahinda kubona abantu bagahaye igihugu, ikamvuga ngo igihugu umutekano, bagatumye igihugu kigira amahoro, bagatumye igihugu kimera neza, aribo bagiteje akaga. Nshatse kuvuga iki? Ubutumwa buvuze cyane bavuze ko bureba abantu b'abapasiteri cyangwa se abashumba, reka tuvuge ngo abashumba, abantu bafite nyine abahuriye mu gikristo, tuvuga gutyo. Bavuze ko ari bwo butumwa cyane cyane, ari bwo bureba, ariko bavuga ngo Imana ije mu Rwanda. Aba bapasiteri bari abakozi b'Imana bakabereye maso igihugu ndetse umurimo w'Imana n'igihugu, ariko uyu munsi tubwiye yuko aribo bagiteje akaga. Ese uyu munsi nta sengesho twasenga kugira ngo umuvumo Imana igiye kuza, cyangwa se ubwo burakari Imana igiye kuzana bujye ku bacumuye, inzirakarengane zireke? Ugiye kumera nka Dawidi se? Dawidi abara abantu byagenze gute? Dawidi abara abantu byagenze gute? Yavuze ati ko ari njye wabazi wakuye bari abantu mu mugigaye ugatwara njye wakoze icyaha cyo kubabara. Ibyo ndi kwibariza abo bantu bakazira ibyaha byabo, inzirakarengane zikaguma, kuko bose ntago bacumi nawe wabivuze. Twe turasenga nk'abakristo, turasenga nk'abakozi b'Imana, no kuba y'ubu yavuze ati no kuba duhumeka, no kuba turi kuvuga gutya nuko ari Imana yabishatse. Imana igenda ibikora mu gihe cyayo, mu buryo bwayo tutazi, ariko ikagenda igira ibyihindura. Kandi nimba yafashe umwanzuro ntakuka, ntabwo uzayihagarika. Nubwo reka iki gitabo, nimba Imana ubundi hari ikintu abantu twigishije imyaka myinshi cyane, Imana irahana, ngenda byemera, irahana pe ikanarimbura. Abayungutse mu isanduku y'Imana byagenze gute? Baraguye. Cyo si ikintu kigaragara se? Imana se yari tolerance igira? Nta tolerance igira. Ihugu ikigira itinda kurakara, ariko ishatse irarakara kandi igahana bigakunda. Twebwe rero icyo dukora icyo tuzi dusabwe n'Imana, ni umurimo wacu no gusenga, turasenga hanyuma ibindi bikaba iby'Imana. Yego. Wenda abavugabutumwa, abapasiteri, abashumba, bamwe muri bo bataye umuhamagaro wabo, bataye inshingano, ntibubahirize inshingano. Uyu munsi bari bunze yo guteza akaga, ariko nanone hari abazima bakiriho, nta bapfira gushira. Imana ngo hari 7 tarapfukamira bari bye byose, ntago umunsi mbizi nimba ari 7 wenda byabirenga cyangwa bishaka kuba binarenga, nzabaye na miliyoni. Ariko byenda kose birahari. Ndi kwibaza, mukozi w'Imana, ni iki umuntu uduteza amatwi utarapfapfana, ni iki twakora kugira ngo ivugabutumwa ari gutambuka uyu munsi rigira umumaro ku baryumva, cyangwa se rigira umumaro sosiyete? Hakorwa iki noneho kugira ngo Imana idukize irya none ntibizongere no kugaruka?
ushaka kuza abo ngabo bagize ikabahana ariko babandi bataba amaso bakamera bakagwa nko muri rya terero ry'abakora none se ku gihe cya Yonani cya Nowa Imana yaravugaga kandi ikanakora yego yavuze yuko Nowa afata umuryango agashyira mu nkuge akanatangariza abantu ko ibyago bije bakavunira ibiti mu matwi Imana yashyize mu bikorwa ibyo yakoze ntabwo twe dushobora kuvuguruza Imana turasenga kuko turi abanyembabazi kandi ari nyembabazi ariko twe ntabwo twavuguruza umugambi w'Imana kubyo cyacu no gusenga yo igashyira mu bikorwa muzi ko se usaba ugategereza iyo usaba urahabwa cyangwa ntunahabwe kandi gusa no gutegereza neza wabwira umuntu ngo mpereze iyo saha mbonye ari nziza ndayishaka yitunyima none ubwo ntabwo waba uyisabye ubwo waba uyimwibye waba umufashe ku ngufu ukayimwambura natwe iyo dusaba n'urugero turategereza twasabye dutegereje ko tuzahabwa ntituzi niba tuzahabwa ibyo twasabye ariko icyo dusabwa ni ukujya gutera ni ugutegereza kandi tugategereza dukomeza no kuvuga kuko nubwo tuvuga hari abashobora kuba badukurikira hari n'abatazadukurikira hari n'abatazamenya bino ko Imana yabitangaje ariko n'ababimenya akabibwira abandi tugakomeza tugafatikanya tugasengana n'ubu harimo abantu barimo basenga hano bihishe tutazi runaka barimo basengera igihugu nk'uko natwe dusenga turasenga tugahabwa cyangwa se ntiduhabwe bitewe n'impamvu imwe cyangwa iyindi mu minsi yashize ubwo twaherukanaga hashize iminsi tutabonana ariko uri umwe mu bantu bazanye nanone ubuhanuzi ndabyuka n'aho twari twicaye uvuga ibintu bigiye kubaho uvuga ko kimwe kigiye kuba cya mbere twayikoye twicaye hariya agenda byibuka uvuga ku itora rimwe nashaka kugarukaho cyane ariko uvuga ngo Imana ije mu nsengero tari zo mugiye kuba nazifunga ndakeka abantu benshi hari n'uwabyanditse muri komenti hajya n'uwanyihamagara ati nta gasengero bazifunga ibyo mwa mwaravangiye mwarasa arahamagara bimbwira cyane umushumi cyanunguje no kusengerwe bayifunga nibwo bahereye ahita yongera cyo arampamagara ibya bintu byanyu birakora cyashatse kuba ni iki wavuga ati abantu nyabana bakwiye kugenda neza ko batagenda neza mu gihe kubona insengero zimwe zifungwa kandi ba nyirazo bamwe mu bane bafungwa ndabyibuka ari ukuntu wabivuzemo ariko mbasha kumva icyo uvuze uyu munsi none uvuga ati icyo babonye ni agatonyanga tumaze bisi twakira ubutumwa buvuga ngo mu gihe kubona abashumba bamwe bafungwa tugiye tunababona kumva ngo umushumba ngo arashinjwa ushukanye bushukana kwambura abantu ibyaha bitakabaye ku mushumba bidakwiye ariko kumva nibyo noneho biri kuboneka ku bantu bitiriwe izina ry'Imana ariko uyu munsi uti n'akataraza kagiye kuza ntabwo mwabonye burya ndi kwibaza kino kibazo ese gufunga insengero ntabwo byabaye isomo kuri bo kugeza ubwo Imana ati ntabwo murabona ubundi buriya iyo Imana ikoze ikintu gisa kuriya kandi ni akantu k'akanyafu gato yazanye kugira ngo abantu bakanguke ariko ntabwo bagahaye agaciro ubundi banza bari baramenyereye inkoni nyinshi kugira ngo babashe kumva Imana ikaba yabakubise gato ni ukuvuga rero ngo nimba iyo iri kuvuga yuko yari umurabyo ariko hazagwa imvura yenda nibwo bazumva ntibanyagirwa bakaba barabonye umurabyo ariko kariya gakoni gato kabonetse ku bamwe barabuze icya 10 n'amaturo n'uwo bashimuta ngo bamukoreho byose ariko ntibitume bumva ntibitume baba bamera nka bayizira ngo bace bugufi basaba Imana imbabazi kuko mpamye neza ntashidikanya ko iyo baba barumvise ntabwo Imana iba yigutanga buno butumwa bumeze gutyo ibiri kubona ko abantu bahindutse ikavuga ati noneho mbahaye ituze mbahaye kugubwa neza mu sengero n'izifungurwe mwongere mukore ikongera ikabinyuza mu bakozi bayo twongera tukabitangaza ariko ntabwo iri kuvuga ngo zigiye gukora ahubwo yavuga ko hakiri ibibazo iri kuvuga ngo n'izihari ndacyakora isaka ubwo rero ni ukuvuga yuko batihanye ntabwo baciye bugufi ngo bambare ibigunira ubwo bakomeje kwihagarara kubw'amatitire yabo reka ikintu gitumye ibi byago n'amakuba reka nkubwiye tutagombye kwirirwa tujya kure ibintu ni bibiri nibemere bahinduka abapfumu abapasiteri
kigira inzira. noneho abapfumu bihane baba abapasiteri bahima ikibazo kirangira. Suramo ko kantu ngo nibihemere ikintu ni kimwe, abapasiteri babe abapasiteri cyangwa se bafata umwanzuro bavuga ati iby'Imana tubonye bitagenda neza bibera abapfumu bave mu nzira bagende. Noneho abapfumu nabo kuko babirambiwe nzi ko nta mahoro bafite baze bibera abakozi b'Imana bigane baramikoye ibiganza bakorera Imana ikibazo kirangira. Yego. Ni ugenza abapasiteri mbafite za Nyabingi ifite inzoka mu nzu ngize gute ndimo ndahuhera abantu ndabica kandi mbayoboye ntabwo Imana izabyemera ndahakanye ntabwo Imana ntabwo kwemera ko ibyo bizakomeza kuba gutyo mu banyarwanda mu bana b'abanyarwanda bakomeze gupfa gutyo bishwe na za Nyabingi tubigize mu ruhare ntabwo yabyemera. Ijambo yavuga ngo ubwo udashyushye ubwo utabize udakonje ntubire ngo ngiye kukurwa. Ni ukubaruka rero biba binababaje ugasanga ari ibyo byo mu rusengero ugasanga wareba ibintu birimo ugasanga nta bitane n'ubupfumu. N'ubupfumu bweruye kanwa haleluya bose akagwa hasi fire pepe imirambo usanga abantu babaye imirambo usanga ntaho bihure n'ubupfumu muri make arije mbona nkabona hari ikintu bita ntago nari mpari wenda bimwe simba mbizi ko mbyumva amateka nkanasoma nkamenya icyo uko byaba bimeze ibintu bitaga guterekera no kuraguza muri kera bya Nyabingi uburyo byakorwaga wareba ibikorwa umunsi mu nzu y'Imana ugasanga barabifashe barabitagatifuza banga kubyita ubupfumu babyita irindi zina ikuryera ariko Imana irabibona kugira ngo bugati ntago dukipfumu ntago tukiraguza uvuga akantu keza ati kugira ngo baroge abantu ni kugira ngo babaroge mu buryo bwa teoloji babica ubwonko babone ko bari muri teoloji bari mu bintu by'Imana kandi bamaze kubageza chini. Ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye tugiye tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ese urebye ubona uyu munsi umwuka wera agiye gukora nk'uko yakoraga mbere yakorera muri ndese umwuka wera yakorera he? Umwuka wera burya arakura uko umufite burya wowe uko waguka niko nawe agenda akura muri wowe. Yakurira ese umwuka wera yakorera he? Bamusohoye mu rusengero ariho yabaga ubari he nimba baramusohoye mu rusengero asubira kwa papa yisubira kwa papa. Umwuka wera aba muri twebwe preto umwuka wera abana natwe ku manywa na nijoro abari hafi yacu ariko uko ducumura niko yigira hirya. Yes nuko bimeze kataba ku mutima w'umuntu. Burya mwuka wera n'urusengero niwe yarabwiye abantu mwe yarambwiye muri Mateyo ati se pastor urusengero rwawe bararufunze ntago barufunga kandi igihe ndugenda rwanye ndarufite ntago barufunga ko ndarugenda ndarufite. Ubundi urusengero nyakurira umutima w'umuntu no kuvuga ngo uyu mutima wacu umaze kuba ukozemo isuku bino myanda iri hano imbere yacu ntayihari kuko bya no mu mutima wacu igibamo ibi ngibi nabigiranye n'ibyaha bitandukanye bivangavanze iyo nta birimo mu mutima wacu ariko urusengero rukuru rw'Imana umwuka wera bari muri twebwe. Noneho iyo twebwe turimo tugera ducumura umwuka wera agenda yigirayo ubwo ashobora kuba uhagaze hano umwuka wera ahagaze kuri ya rukuta kandi uko agenda niko yinjira ibindi ategereza gukora akantu keza kugira ngo akwegere ategereza gukora keza kugira ngo akwegere nuko umwuka wera abaho buriya n'abandi barawugira nangiye kuvuga amadiri sinshaka kuyavuga n'abandi barawugira burya babate umwuka wera bategereje ko bava mu bibi kugira ngo ahite yinjira muri bo nuko umwuka wera abana natwe igihe cyose ntabwo ajya kure yacu turamwirukana yego ariko ntabwo agenda kuko mu nshingano zarazubahiriza. Umubyeyi ukunda abana niyo umwana wabaye umujura wabiretse bya bintu waretse kwiba waretse bya bintu ni kumubyeyi abaye umwuka wera n'umubyeyi wacu abari kumwe natwe. Uyu munsi pastor munsi abantu baduteze amatwi batubumva bona ubutumwa nihe nama urabagira bakore bate basenge bate ku uyu munsi? Icyo bakora ntabwo ari ikintu gikomeye cyane ni ukwitandukanya n'ikibi. Imana bababwira y'u Rwanda ariyo Nyabingi yo kubandwa no guterekera ku ngoma za cyami bakayivamo bakayireka. Bamara kureka ibyo bintu byo kubandwa no guterekera nibwo mwuka wera azabegera akabayobora akabereka aho bagomba kugana. Nicyo kintu nababwira nta kindi bakabireka
bakabireka kubandwa no guterekera bakabitandukana nabyo, bamara kubireka umwuka w'Imana azabayobora mu nzira ikwiye bagomba kunyuramo. ariko se abantu bagiye gutekera nkuko batekeraga kera, ubu barabigaruye cyaragarutse cyane. Ngenzi ndakora ibintu byo mu nsengero tujya tubona abantu bakora utuntu ukabona byaragarutse, birahari. Njya mbona ngo byo kwa ngo bimitse ibintu by'ubutinganyi ntazi ubwoko bwabyo. Birahari, hari naho ntashaka gutera ibuye, birahari ahantu henshi cyane, kandi bino mu bantu bafite n'imbaraga. Kuraguza no guterekera biri mu bantu bafite imbaraga cyane. Mbona ntabwo byoroshye, birahari, birakomeye. Ngo abagenda bayembayemba nibo baduteje akaga. Birakomeye umunsi ikintu cyitwa Nyabingi, ariko ikimpa amahoro n'umunezero muri njye ni uko Nyabingi itazigera itsinda mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo bishoboka, ntabwo izigera itsinda. Icyo nyibahamirize ndi imbere ya kamera, ntabwo Nyabingi izigera itsinda mu Rwanda. N'abazayizera bakayijandikamo bakumva ko hari ikizabahindurira ku buzima, abo bazakorwa n'isoni imbere ya Data wa twese. Imana ikunda u Rwanda nuko bimeze. Reka tugushimire. Sinzi nimba hari icyo wongera wenda ku butumwa wari ufite ukacyongeraho tukagana ku musozo. Sindongeraho iki, nta gisigaye, ntacyo. Ushobora kuvuga ati reka mbagire inama, ugura abakozi Imana bagenzi banjye. Ubu se waba uri gaporari, ni urugero nguhaye, ukabwira generali ngo nareke ibyaha, waba ushaka kujya muri gereza. Ni urugero nguhaye. Waba uri diyakoni ugahugura bishopu, icyo ntabwo gishoboka. Waba uri mwarimu ugahugura, ntabwo bishoboka. Byita gusuzugura amavuta. Gusuzugura amavuta ntabwo byakunda. Inzego zose mu buyobozi, mu mirimo yose zirubahana. Hari ikintu cyaje cyitwa amavuta muri iki gihe. Amavuta yagukoraho. Agiye bakora muri no minsi ngo yinguza amavuta. Ntabwo umuntu kinyamara hano uri kugenda nabi. Gira ibintu koso. We nguza amavuta, nguza umuntu wanyamitsi ntuza. Nako icyo bagombye kureba, bagombye kumva ko iyo kora twambaye ubwo bishopu, ubwo bande, ibyo byose ari ubusa imbere y'Imana. Ntabwo Imana ireba amatitire, ntabwo ireba amashuri wize, kuko yambwiye ngo ubuhanga bw'abanyabwenge bo mu isi ije kubukoza ubusa. Ibyo bavumbura buri munsi bacangacanga abantu byose ije kubikoza ubusa, bitagaciro. Ni ukuvuga rero ngo bareke kwitwaza ubwenge bize n'amashuri bize, kuko ibyo ngibyo urabikora ikakureka, ariko isaha ku isaha ikakwereka ko mutandukanye, kuko ari Imana. Nababwira ngo bareke kwikuza no kwishyira hejuru, ngo bazamure icyubahiro cy'Imana, icyabo bagishyira hasi. Imana ishaka kubazamura izabazamura, ariko kwishyira hejuru babyihorere. Yego, icyo nicyo gikuru. Reka twane ku musozo dusengera mu ijambo ryo mu byakwe. Ishuwe rivuga ngo ndazavanzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Reka tugusabire nimba nta kindi kintu wongeraho, uratanga nimero ya telefone, nurangiza usengera abantu ahari Imana yakongereka tugaruka nk'uko yagarukiye abinenewe. Ni karibu. Nomero zanjye za telefone ni 0793 854 212, 0793 854 212. Amazina yanjye nitwa Pastor Kanamugire Laurent. Reka dusenge Imana, turagize igihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda ndetse n'abagikunda. Reka dusenge Imana duce bugufi. Imana nyir'ubutware kandi nyir'ubushobozi, insengeye ubuyobozi bw'u Rwanda, insengeye abanyagihugu bose, insengeye abakozi bitirirwa izina ryawe, insengeye abari munsi, insengeye ibyiciro byose. Watanga amahoro mu Rwanda, watanga umutekano mu Rwanda bigakunda, wahindura imitima y'ababaye kahebwe, ugakura abantu mu mbaraga z'umwijima, ukabakura muri Nyabingi, ukabakura mu bidafite umumaro, bakagaruka mu nzira zawe. Kuko uri Imana ivuga ati ndaza vubanzanye ingororano, ngorore buri muntu wese ikwiranye n'ibyo yakoze. Abantu bose bakikangura bakareba ibyo bakoze naho bageze, basanga batari mu nzira nziza, bakareka ibyaha no gukiranirwa, bakagaruka mu nzira nziza, bagaca bugufi, bakigaragura, bakambara ibigunira, bagasaba imbabazi, nawe ukabagira neza kuri Imana, ukabakuraho ibyago n'amakuba ushaka kubahanira, kuko batandukiriye bakajya kure yawe. Bagirira imbabazi gukora abanyabyaha, nabo bace bugufi bumve ko bakoze ibyaha, maze nabo bagirira imbabazi, kuko uri Imana y'inyembabazi. Urakoze ko byumvise kandi byose ubikoze, icyubahiro kibi cy'abateka byose mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana igumugisha rero ku butumwa utugejejeho. Nshuti bavandimwe duteze amatwi kandi mukurikira ibiganiro byose bica ku Umusaraba TV. Dusubikiye ikiganiro cyacu ahangaha, tuzasubira mukomeze mukurikire Umusaraba TV, mukurikira ibiganiro byose biriho.
muhamagare umukozi w'Imana muganire ku hantu mubona mudasobanukiwe ibindi nakagaruka. Ciao ciao.